Mutese bana banje. Sindi mumaze gutekana n'isukari ngo umuntu ajye kongera n'isukari. Reka ntabwo abantu bose baba banywera isukari ku rugero kugira ngo dushyiremo isukari n'umushwari ngende mba nananiwe. Bitatu gashize biba ari iki? Ashobora kuryama se no. Reka mbanze n'icyayi ndasubirayo. Se bari wangiriza ugenda. Ameze neza. Sima ko udahereye kwinjye kandi ameze muto. Iyo bitashye ati. Nziza. Hilo, nase kumugisha mwaje amagara ambwira ngo ibibazo twanaje bameze gukora amabara nabone ndabahaze ndabaranze. Ese umuntu aricara ubundi tunasasana n'izo wajya ngo nikirana n'icyo ibi ni uyasha umuceri wawe anje n'umwana mwiza anje aragukunda kandi anje n'umukobwa mukuru uzi ubwenge mama ngo rero wizana ibintu turi ku meza narihanganye bihagije ariko ntabwo ntabwo kazana agashobora nubwo kanahemba kandi mu gitondo telefone bamubwira bamushangazi ese shangazi ndamubaza baniye neza kuva kera so atarapfa shangazi wakubwira akubwira ubuzima twari turimo baratubaye hafi icyayi bigende oya wishyize ugenda abana nanjye yarampamagaye arabimba ntabwo nari ko yakubwira akabyose niba abishire bivuze ngo ntabwo ngaraga aya ngoma mufite abandi mwagiye muri kumwe bari kudashaka ko waragomba ndashaje ngazanye na musaza umukobwa mwiza ni na mukuru biregara nk'ibito nyine ni mukuru azi cyangwa nabyumvise mwese ibyo muvuga ariko kandi nta kintu uri bumufashe nibyo ushaka kuvugisha ariko ntabwo nshaka ko mu mwanya ni ukubera iki ndamuza turi mu kazi aribwo ba bose bakigenda kandi ntabwo ureba mu masaha ari hariya akazi kari hari ukuntu kaba kagomba ugomba kujya ureba akanya ukamvugisha kubera ko nanjye nzamukeneye njye nababwiye yuko ibyo ari kubaregerana se kubaregera yuko umuntu amuha umwanya wo kuwavamo umuntu azafata telefone ajya guhamagara mu kazi uri saa moya saa sita saa kumi n'ebyiri mwese ubundi hino umuhungu wanjye ko ubundi imbere uwamwitagaho ibyo bintu ukabimubwira maze kurambirwa ngo nuko mwamwatirizaga nyine mwumva yuko akanya narisobanukiwe ntabwo nabivamo rero ushaka umunsubirize ntihamaze si ibyo wanjye aragukunda ni ukuri aragukunda kandi yanjye n'umwana mwiza agira umutima mwiza ukuntu akunda abantu mukobwa amabara atajyanye na musaza wanjye ntabwo twari kubiganira ahandi hantu aranakabye rwose ni ngombwa ni wowe mwanya w'amaguru ngiye kwitegura njye ku kazi ndavuye bwije nsange wenda basista mwihorere mama mwihorere tubiganire nimba ukunda na mama ntabwo bivuze ngo buri segonda bavugane buri mwanya muhamagare ariko urabona nabumvise ibintu byose murimo kuvuga ni gute udashobora kumva iki uriya muryango wadufashije igihe cyose ikibazo mu rupfu rwa papa wawe ahantu hose kubafasha ikindi kandi ubanza umwumva uriya mukobwa aritonda kandi aranagukunda nk'umuntu none se kudufasha bivuze ko yaguze musaza wanjye ku buryo bisanzwe ariko kumugura aramukunda amufuriza ibyiza reka tubiganireho sheri uri hariya ariko nawe wagiye utuza hano ntabwo ubona ko agiye gukora ureba araja muri mucyano kuganira nawe uganira iki se ubu ngubu ongera usubire aho wari uri ndebe ukuntu mwari mumeze ngaho mbwira mwari uri kumuganiriza iki nari ndi kumubaza uburyo akazi kari kameze nta bindi birenze kugira ngo umuhende kugira ngo bigende bite nagiraga ngo numve niba afite imirimo myinshi mufashe ese amasaha y'akazi umuzi ubu yuko wicaye hano nta kintu bakaba ari gukora ariko mawuzi ko anje mba mbona wagira ngo murangana anje ni umukobwa mwiza n'ukuri ngaho bakora umusaza wanjye se
n'uriya mukobwa njye mbona bakurikiye wowe bikore uganirize ntabwo namugira inama mama mutuye na breakfast ngamureke turarya kuri mwanya hakurya ntabwo byakunda kumenyereza ikintu twaganira tukakikarangira bana banjye reka ndabakunda mbifuriza ibyiza ariko mana si umwagiye mu nyumva koko ku buryo n'indi mara mu nzu numvaga mwatereye nagira ngo ni n'undi wenda wajyana iseta uri kuganira n'uyu nguyu arashaka ko nsigaye mbona muhoranya agakungu mbona muri kumwe ahantu hose bite byawe akazi karakunaniye se bose ntabwo akazi kananiye hanyuma kandi akazi kanjye nkakora neza ahubwo nyine ugakora neza n'aka karimo aya boss twaganiraga ibintu bisanzwe bashaka kati uzitonde utazangwaho uri kunyumva ndakumva boss uri kunyumva neza ndakumva sinzongeye kubona witoratoreshwa kandi ibintu by'agakungu musigaye muhorana ngaho umwe aho yicaye undi niho musanga cyaho ujye gukora akazi wese urajya hejuru Shabrone nabuzira mbere yanjye ego aka kanya uvuye mu cyaro ibyo bisoko turaguhemba ninda bigusukishije sister come on ese ikibazo kiriye niwe yisukishije amafaranga se yakuye he aho bayite muri tugende oya nabanza nsobanuriye rega nibwo akiza aka kanya igeze Kigali ibyo bisuko ako ndumwe amafaranga gusukisha bere bisuko yakura he wenda wasanga ari umuntu wamaye bene wabo cyangwa iki bene wabo iki mu cyaro yajana n'imyenda agira mukoye amafaranga gusukisha yakuye he okay basi cyangwa sho usigaye unyiba tubyoroshye oya nambwire rega banza umbwire usigaye unyiba yamuhaye nzere kuri kumbeshya amafaranga gusukisha yakuye he so ndi kubaza ndabizi uri kunjisha nago wajisha se ikintu gihe yamuhaye we n'ukuntu ukunda amafaranga nanjye kwema birakunda nacyo bimubwira basa byumve amafaranga gusukisha yakuye he gisubizo n'ucyumvise se very surprised I can't wait kwibwira mama nanjye bwangiye kuma amafaranga gusukisha sugiye bya mwanje bikize meze neza ubu ndebye mu maso urabona ameze neza wowe ikize kuri inshuti yanjye nuko wanaje kudusura none utanamamagaye byagenze bite ambese warabaze byase nka mwari byagenze bite ahubwo nkwakiriza iki tuganire byibuze hari n'akandi nkwakiriza iki hari ji hari amata hari kuko nikize kwisumbukuruza ngo hari nyakire fanta habaye iki urapakiye amaji amata ibyayi amafanta ibyo byose ubikesha nde ibyo byose byavuye kuki si kuvuga nabi calm down tuganire neza njye turi ababyeyi twese gutuza amasezerano nagiranye nawe igihe atari kubahirizwa habaye iki mbwira neza ndatwumva oya reka twumvikane mu mahiro ibintu byo kwijijisha wicisha ku mpande hano nta muntu uri gutwumva tuba cyumvikanaho amasezerano mfitanye nawe inda yawe nayiguze itaravuka ntubizi neza icyo kintu